cyane kuba mwitabiriye kino gikorwa. Imana ibahoreshe. Navuze kuko tangira nshimira abantu, mu by'ukuri turashimira abaturage ba Nairobi ku bwitange mwakomeje kugaragaza mu bikorwa byinshi bitandukanye zo gutabara iwacu. Ubona ni umuco mwiza kandi turabishimira kandi turabashima kuko mwabaye indashyikirwa. Uwo muco uzawukomeza. Uturere twinshi ntabwo nzi uburyo imikorere yabo kugeza aho Umoja na Githurai na Kitengela ni nk'abo bantu ushobora kuba nzi imikorere yabo uburyo bakora. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane 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 nk'umuhana wa Kitengela. Ibikorwa ukora ni ibikorwa by'indashyikirwa kubera ko pasiteri bayoboye uwo muhana ibo nubwo b'amacakubiri ari mukunze kumva rimwe na rimwe amakanisa gucikamo n'ibindi, ariko iyo bageze ku bikorwa byo gutabara bose bahurira hamwe. Mu by'ukuri abo bantu ndabashimira cyane, hamwe n'ubuyobozi bwa Siberika Kitengela ndabashimira rwose. Hanyuma turavuga byose ni umuco. Ijambo ry'Imana turaryubaha kandi nibyo tugenderaho cyane. Usomye Bibiliya usanga ingero nyinshi z'Abayahudi uburyo bagiye batabarana, ariko twebwe byagera ku bwoko bwacu bwahuye n'ibibazo tukumva ziriya ngero ziri muri Bibiliya ariko zifite agaciro kurusha ibyacu. Ntawe utazi kuko iwacu hatewe, ntawe utazi kuko iwacu bagize ibyago bikomeye, barasengerwa, baricwa, barishwe, abandi barangazwa, baranyagwa, baratwikirwa. Ibyo byose nta munyamurenge n'umwe utabizi, ariko ugasanga hari abantu bamwe kubera ko ufite umuco bagasa nk'aho ibyo bintu batabizi ndetse bagashaka ngo babimenye cyane. Niyo mpamvu haba ibibazo byinshi kuva bariko barabaza ngo se bimeze gute, ngo bababwire amakuru nta munyamurenge n'umwe utazi yuko twagize ibyago. Guhera muri Amerika, abari muri Amerika, abari i Buraya, Canada na Australia, ku isi yose aho umunyamurenge azi kuko yagize ibyago. Tunashimira abantu bari hanze batubwiye kuko batoje abana babo gukunda iwacu ku buryo icyo kintu ari umuco mwiza. Bariya ngo bazubaka kiriya gihugu kandi kiriya gihugu ni icyacu, Imana yakiduhaye. Mu by'ukuri twagize ibyago kuko uhora muzumva abatarabibayemo ubwoko bwagize ibyago bikomeye kugeza kuri uno munsi wa none. Hari abantu basigaye mu gihugu babonye ingorane zidasanzwe, bafungirwa inzira zose ku buryo leta niyo yakoze kiriya kintu yarabatangatanze ifunga inzira zose n'uburyo bw'umunyu wonyine kuvuga ngo urengere yaruguru ntibzashobokaga kubera ko bari baranyazwe barangazwa. Abasigaye hari ahantu baburiye berekera, ariko Imana yakomeje guhagararana n'abantu haguruka
ugasiga ubutunzi bwawe, ugasiga uzakugirira akamaro, warangiza ukavuga ngo ugende ije gupfana n'ubwoko, ukavuga ngo ugende ije guturwa n'imbeho, ije kuribwa n'inzara, ije kunyagirwa kuri iriya misozi, kandi barabizi kuri iriya misozi bayibayeho badahembwa. Icya kabiri, nta diyama barimo biba hariya, murahazi mwese mwarahabaye, nta noro, nta korota, nta turumarine n'ibindi mwumva z'ubutunzi, ariko bahagaze bafata umukingi batambamira ubwoko, baravuga ngo nupfa bazapfe, ariko ntibagatekimbwa. Muzi ukuri ndabashimira cyane kuri icyo gikorwa bakoze. Twebwe duhagurutse hano mu izina ry'abarwanashyaka bose ku isi, ndetse n'abirwanaho bose. Icyo dukenera n'icyo twifuza muri iki gihe ni ubumwe bw'abanyarwanda, ni ugushyira hamwe. Nicyo cyatuzanye hano hantu, kugira ngo dushake ikintu icyo ari cyo cyose cyohuza ubwoko bwacu, kugira ngo tubumwe mu rukundo, turwanire hamwe umwanzi, kuko twagambaniwe na guverinoma ya Kongo ifata ibikoresho. Urabizi kuko bariya baturanyi bacu twari duturanye, mwese murabazi, barabahinzi n'abandi batega ubusisi ku misozi. Nta hantu namwe bafite uruganda bacura amasasu n'imbunda, ariko leta yarabikoze ku mugaragaro, ibaheza ibikoresho kugeza kuri uno munsi umugambi urakomeje. Hanyuma baragenda bakora ibyo bakoze, baratwica, baraturimbura, ariko ntitwapfiriye gushira. Tukaba dusaba umunyamurenge wese utuye hano muri Kenya guhaguruka kugira ngo dutabare iwacu, dutabare gakondo yacu, kugira ngo tutazokomeza kuba igitutsi muri aya mahanga turimo. Twirengagize inyungu zacu zose dufite, dutabare iwacu. Guhera namwe abanyamakuru byoba bera cyane, muzamutse, niba atari inyungu murimo, muzamuka mugakora ibyo bintu kandi murimo munarasa, nabyo zoshoboka, kugira ngo tutazoba igitutsi, kugira ngo iwacu hatazashira. Mu by'ukuri jewe ni gukangurira abantu kugira ngo bongere kandi batabare. Tabare iwacu, tabare mu muco. No muri Bibiliya tuba tugenda dusoma abantu b'Isirayeli bagiye batabara. N'ubu batewe ejo bundi, batewe na Hamas, mwarabibonye kuko bavuye mu bihugu bitandukanye, hari abavuye i Buraya, hari abavuye abadogiteri, abantu bakomeye bava za Amerika, mu bihugu bitandukanye muri iyi ndege, basiga ibyabo baratabara. Uyu mukomedi utambutse niba ari padiri, avuze amagambo akomeye cyane, ndetse n'urya mu mama wuzuye umuvugo. Biriya bintu byose birakenewe. Shimira abamaze kuvuga, barimo Bishop Muzungu, amagambo yavuze ndumva ari amagambo y'ingenzi. Tugendeye kuri ariya tuzongera ku bintu bikomeye. Mu by'ukuri mureke duhaguruke, abantu batange amaraso yabo, batabare iwacu kuko hameze nabi. Presence physique
twirengagize inyungu zacu kuko nabo bari hariya birengagije ziriya nyungu zabo, baravuga ngo bagende bajye gupfana n'ubwoko, kandi ntituzapfira gushira. Abadafite imbaraga batangira imisanzu ishitse ifatika kugira ngo ababyeyi bacu bari hariya haraguru, murabizi ko bari mu kaga gakomeye, kubona ibiryo biragoye, ziriya nguruze zacu ziri hariya, mu by'ukuri tugomba kubatabara dukoresheje ubushobozi bwacu. Hano turarya, hari abarya 3 ku munsi, ariko hariya hari ibintu bashobora kumara iminsi 2 batarya. Ibyo bintu mu muco wacu tuzabagaho, tukaba dusaba abantu kwitanga uko bashoboye, abagabo, abamama, abasore n'inkumi, abantu bose mu ngeri zabo, abapasiteri bacu barabashimiye, bahaguruke bafata iya mbere bakangurira abantu gutanga imisanzu ndetse no gutabara. Ikindi ushaka kuvuga ni ikibazo cy'ibitutsi biri mu gutanga ku mbuga zitandukanye. Twebwe nk'abarwanashyaka hano muri Kenya ndetse n'abarwanashyaka ku isi ndetse n'abirwanaho bose, tubona umuti atari igitutsi. Twime abantu amatwi bazanya ibintu by'amacakubiri, twimakaze ubumwe n'urukundo rwo gutabara iwacu. Ibyo bintu by'ibitutsi n'ubushinyaro wavuze ejo bundi ngo amacakubiri yabo nibo barayakomeje, ariko njye uhagaze hano ndavuga ngo twebwe ubumwe bwacu turabukomeje. Tuzakora uko dushoboye. Hari n'abantu bamwe bakegerwa ibintu batigeze bakora. Ibyo bintu byose tugomba kwegerana, abo bantu tukabegera, twese tugakorera hamwe, kuko n'abariya bavuga ariya magambo yose, n'uwo wavuze ayo magambo avuga ko akomeje amacakubiri ni umuvandimwe wacu. Jewe ku giti cyanjye tunafitanye n'amateka akomeye kandi ari inshuti bikomeye. Ni akantu gatoya gusa ko guhindura abantu bagomba guhindura mu bitekerezo, ndetse n'abariya bandi bose tukagenda tubahindura kugira ngo twubake ikintu gikomeye, twubake ubumwe, twubake urukundo, nibyo bizaduheza imbaraga zikomeye. Dukore ducecetse, hari igihe tubona akora tutari turabitangaza byose, ariko gusa buri akarere tugakora nk'amarushanwa, buri akarere tuvuga ngo aba ngaba bateje imbere, aba nta macakubiri bafite. Kandi ikindi nshaka kubatangariza, hariho gahunda ihari yo kuidentifiye umunyamurenge wese ku isi. Umuntu wese uwagize icyo akora mu gutabara ubwoko azandikwa. Ubu nyine bigiye gutangira, ubu nyine hari abagitangiye, hari abandi bataratangira. Biteye isoni kubona ngo umuntu w'umugabo, umuntu w'umumama iwanyu haratiwe, ariko unaniwe gutabara. Kibaboneka ku malisite, kibaboneka mu gitabo, biteye isoni. Bariya abantu bose bazanye amacakubiri ni abavandimwe, abitanze umugambi w'ubutabazi. Iyo ubitekereje uzumva inyungu babifitemo ukayibona, ariko amaherezo yabyo nubwo twese umunyamurenge tuzubumwe, kandi buriya byose tuzibagirana, kandi tukababarirana, tukaba umwe. Ibyo ngibyo duhagarariye muri iyi minsi, ni ugushaka amahoro, ni ugushaka ubumwe bwacu bw'abanyamurenge, buriya batubwiye bwaranze basoma. Hasigaye ibyo nta magambo menshi nari
bose bacengeza ideoloji mu bitekerezo by'abantu, bariya bose bafite gahunda zitari nziza. Ahasigaye Imana yo mu ijuru ikomeze